Mu muco nyarwanda ingoma ifite igisobanuro kinini kirenze kuba igikoresho cy'umuziki. Ni ikimenyetso cy'ubuyobozi, icyubahiro, umuco, umunezero ndetse n'ubusabane. Mu bihe bya kera ingoma yavugaga igihe cy'ibyishimo, cy'agahinda, cy'imihango ikomeye cyangwa se igihe cy'ubutumwa bw'ingenzi bugenewe rubanda. Kuva kera mu Rwanda ingoma yafatwaga nk'igikoresho gitagatifu, yavugaga mu bihe byatoranyijwe kandi yavuzwaga n'abantu babifitiye ububasha cyangwa se uburenganzira. Umuco w'u Rwanda wubakiraga ku mirongo migari y'indangagaciro, harimo kumenya igihe, aho n'uburyo ingoma ivugwa mu birori by'ubukwe, mu mihango yo gusaba ndetse no gukwa, mu isarura n'umuganura cyangwa se mu kwishimira intsinzi. Ingoma yari ishingiro ry'ibikorwa byose. Ijwi ryayo ryahuzaga abantu, rikabahuza n'amateka yabo, rikabibutsa ibyo bakomokaho. Icyakora kandi hakabaho ubwoko butandukanye bw'ingoma, buri bwoko bugakoreshwa ku buryo butandukanye bitewe n'icyo igikorwa kigamije. Muri ibyo harimo ingoma z'ibyishimo zakoreshwaga mu bukwe, ibirori, imurikagurisha n'ibindi, ari nazo izi ngoma twumva. Habagaho kandi ingoma z'imihango zikoreshwa mu mihango y'umuco nk'umuganura, guterekera cyangwa se iy'imikwa ry'abayobozi. Hakabaho kandi ingoma z'ubutumwa zifashishwaga gutanga amakuru y'ingenzi nko gutabaza, kumenyesha ibyabaye cyangwa se gukangurira abaturage igikorwa runaka. Hakabaho ingoma z'icyubahiro zakoreshwaga mu kwakira abashyitsi bakomeye, abayobozi cyangwa se mu gusoza ibirori bikomeye. Buri ngoma igira uburemere bwayo, uburyo itunganywa ndetse n'ijwi ryihariye. Kuyivuza bisaba ubuhanga, ubushishozi n'ubumenyi bw'imiririmbire n'umudiho w'Abanyarwanda. Uburyo bwo kuvuza ingoma nabwo ni ibintu umuntu ashobora kwiga umunsi umwe. Ni umurage w'amateka usigira abato inyigisho ku buryo bwo kumenya ibihe, kwita ku majwi no kumenya kwihangana. Kuyivuza neza bisaba gukoresha amaboko yombi ku buryo bujyanye n'umudiho w'indirimbo cyangwa se imbyino iri gutambuka. Hari igihe ingoma zivugwa mu buryo buvanze n'amagambo cyangwa se ibikubito bivuga ubutumwa. Aha niho bigaragara ko ingoma atari umuziki gusa, ahubwo ari ururimi rw'umuco.
Mu buzima bwa buri munsi ingoma yari ifite uruhare mu bikorwa bitandukanye, urugero nko mu mihango y'ubusabane yabaga ikimenyetso cy'ibyishimo, mu migenzo y'imibereho yifashishwaga mu gutanga ubutumwa, guhamagara abantu mu nama cyangwa se gukangurira igikorwa cy'ubumwe. Mu mihango gakondo ingoma yafashaga mu gusabana n'imiryango, mu gutura no gukomeza umubano n'abakurambere. Mu Rwanda rwa kera hari n'ingoma zitavugwaga n'umuntu uwo ari we wese, zikarindwa n'abantu batoranyijwe bakazikoresha gusa mu bihe bikomeye nk'iyimikwa ry'umwami cyangwa se igihe cy'intambara. Nyuma y'amateka maremare y'igihugu, ingoma yongeye gufata umwanya ukomeye mu gukiza ibikomere no guhuza imitima, mu biganiro, mu mihango y'ubwiyunge, mu mihango yo kwibuka no gusana umuryango nyarwanda. Ingoma yifashishwaga nk'igikoresho cy'ubuzima bushya, amajwi yayo akavuga ibitabashwa kuvugwa n'amagambo, igahuza imitima yacitsemo ibice. Uyu munsi mu mashuri y'umuco no mu byiciro bitandukanye by'amatorero bakomeje gutoza urubyiruko kuvuza ingoma no kumenya amateka yazo. Kwigisha kuvuza ingoma si ukuririmba gusa, ni ugutoza indangagaciro, ubumuntu, kwiyumvamo igihugu n'umuco wacyo. Gutozwa ingoma ni ugutozwa kuririmbira igihugu, kurinda umurage no kugira uruhare mu gusigasira ibiranga umunyarwanda. Dusoza, ingoma si igikoresho gusa, ni umwambaro w'amateka, ni umutima w'umuco, ni ururimi rw'ubuzima bw'abakurambere ndetse n'abubu. Iyo ivuze itanga ubutumwa, iyo ivuze yunga imitima, iyo ivuze yibutsa aho abantu bava ndetse n'icyo bakesha umuco. Kuvuza ingoma ni kimwe mu bikorwa bikomeye byo gusigasira umurage w'igihugu. Uko imyaka ishira indi igataha, ingoma igomba gukomeza kuvuga, ikibutsa abanyarwanda ko bafite umuco wabo ndetse w'agaciro w'ishyaka n'ubumwe. Ingoma ntivuga ubusa, yavugaga amateka, ikavuga ubumwe, ikavuga ejo hazaza. Nanjye nitwa Itangshatse Lionel, iyi ni ingoma.